nko kuguriza leta nanjye bifitiye senka 50,000 byanjye nayiguriza cyangwa izo mpapuro nizirebe abantu babakire ari igihe abantu babyumva bakavuga ati udafite nibura miliyoni 10 kuzamura tubwo ntacyo wakora cyangwa se akaba ari umuntu ufite 500 ati nanjye so nagenda nkagura tuvuge uramutse ufite bonds ni nkuko waba ufite inzu ndetse ho haba hariho nk'umuntu wagurije leta haba hari bashobora baragufavoriza cyane ntago nubundi igihe ukeneye ya mafaranga n'ubundi wagurije leta haba hari ahandi wayakura ibyo bintu nibyo bikurura cyane abantu bagura izo bonds wayakura he waragurije leta miliyoni 10 no urugero ufite izo mpapuro urashobora kugenda ukavuga ati ukajya muri banki ati nimungurize miliyoni 10 bati ngwatirihe ukazana bond bakazigwatira hanyuma izi mpapuro mesha mwenda hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati wenda leta iramutse hindutse Brics iravuga ngo twebwe buri munyamuryango angana nundi ati buri wese iby'Ubushinwa bwavuga n'ibyo Afrika y'Epfo yavuga gutyo ariko iyo nuza iyo turufu kumva nanone ntabwo ishoboka iyo turufu ntabwo ishoboka mu biremwa muntu iteza akavuyo cyane nuvuga ngo ikiriho iyo umuntu umubwira ngo umurushijwe uramureka noneho we ugakora cyane ku buryo we abona nubwo mungana ariko ajya kubwira leta urangana ariko ukabona ko bubeshya ko buruta niyo mpamvu Ubushinwa nko muri banki bashinze muri 2015 abashinwa bashizemo hafi 80% y'amafaranga barayifinanza Ikindi izatakaza ibice byayo ndetse na Amerika izajyana bunyago ikindi gice cya Ikindi kizaba gisigaye bakibeshye kari kukijyana muri Otan kugira ngo kibone garanti z'umutekano wacyo ariko Ikindi ntabwo izongera kubaho ari igihugu kiri sovereignty ubu ntabwo byakunda niyo mpamvu ibiganiro byose barashaka guhagarika intambara ariko ntago biriya bice bizaba iby'Uburusiya n'ibisigaye nabyo bizajya muri Otan icyo kintu cyo bazacyumvikanaho mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu waba ukeneyeho washyira banke depot pharmaceutique ishuri clinique ibiro byisanzuye salon de coiffure liquor store supermarket ndetse n'ibindi hari inyubako yujuje ibi byose ni inyubako yitwa KU Plaza inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye Remera iruhande neza rwa control technique muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho tugane duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 Tongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kumwe na Samuel Rutabingwa mu mumenyereye makuru ajyanye n'ubukungu no kubusesengura ariko ubukungu akenshi bugenga politike nibyo yego cyangwa ni politike igenga ubukungu oya akora ikiri mu nda hari imikiri mu nda sama amakuru ni meza ya ntabwo twari duherukanye nizere ko ibyo wari urimo wari ufite amafu n'amafufu n'amafaranga cyangwa ari gushaka amafaranga ari gihe usanga umuntu afite amafu n'amafufu ariko agishakisha amafaranga harimo ikibazo ubundi wakurayeho amafu nta mafaranga asaba ningirana ibyo biragirana ugomba kugira amafaranga ukagira amafu n'amafufu bitabizi
Neza tujye kuganira ku ngingo zirebana n'ubukungu ariko turagenda duhereye hano mu Rwanda turebe impapuro mpeshamwenda ngira ngo iri jambo abantu bararyumva ariko ntibamenya ngo ni ibiki ese leta ibikora mu buhe buryo hagamijwe iki ibintu nk'ibyo ngibyo turareba beneri iherutse gushyira ku isoko impapuro mpeshamwenda za miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda turareba icyo ari cyo uko abantu bazikoresha uko abantu bazigura cyangwa nuko ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo just abantu basobanukirwe iyo ibi bintu byashyizwe ku isoko biba ari ibiki hanyuma tunarebe ku nama ya Brics. Iyi nama ya Brics ni inama y'iri tsinda nyine ririmo kwisonga bira bihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na South Africa. Ni inama rero zibanda ku bukungu no gucuruzanya hagati y'ibihugu ariko harimo n'akantu gakomeye ko kongerera imbaraga banke ya Brics kugira ngo bazakomeze gukorana na za IMF na za World Bank. Turanareba gatoya ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati Hezbollah na Israel, Hamas na Israel n'icyo bimaze kwangiza kuri international trade. Sam reka duhere ku mpapuro mpeshwamwenda. Inkuru iri imbere yangira avuga ko guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri banki nkuru y'u Rwanda yongeye gushyira ku isoko impapuro mpeshamwenda z'agaciro ka miliyari 20 zizamara imyaka 7. Impapuro mpeshamwenda ni iki? Ziba ari impapuro nk'uko iryo jambo ribivuze biba ari ibiki umuntu agura? Ni uburyo reka tubisobanure gutyo ni uburyo guverinoma yifashisha kugira ngo ibone amafaranga avuye mu baturage. Ahubwo kubera iki leta urumva nkaho ubundi guverinoma ikeneye amafaranga mu busanzwe yagakwiriye kuyaprintinga yagakwiriye kuyakora hanyuma igafinansa ibikorwa byayo ariko buri gihe ntabwo ari byiza ko buri solution yose guverinoma ijya gucura amafaranga ibyo bintu byangiza ubukungu bitera hyperinflation amafaranga atakaza agaciro kandi hari igihe guverinoma iba idafite amafaranga mu by'ukuri kandi igomba gukoresha ari mu baturage wibuke kugira ngo umuturage abe uburyo ubukungu bwubatse umuturage kugira ngo agukorere nuko hari ikintu umuhereza cyitwa amafaranga yego rero mu buryo bw'ubukungu niba ari nk'umuhinzi niba ari umuhinzi kugira ngo aze mu murima wawe muri iki gihe havuyeho ko barter trade bisaba amafaranga kugira ngo ajye kwiyahira abahandi yego guverinoma rero nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda barabizi ko turi mu buryo bw'iterambere turi kwihuta cyane cyane mu bikorwa remezo gukura abaturage mu bukene barabizi DPRS ya mbere DPRS ya kabiri uko byagiye bikurikirana noneho by'umwihariko dufite ikindi kiringo cya Perezida Kagame ibintu yatwemera agomba kubisohoza nta kabuza nk'uko tumenyereye ko imvugo yiwe ari ihame cyangwa se ari yo ngiro so rero ibyo bintu byose rero bigomba kubona uburyo bigomba gufinanswa amafaranga birumvikana bigomba kubona amafaranga ayo mafaranga rero ava hehe abantu bamenyereye ko amafaranga ava mu misoro mu bigo nterankunga ibihugu bifite bafatanyabikorwa muri za fines ahantu leta ikura amafaranga ubundi aba ari aho ngaho niko tubizi rero hari ubundi buryo uko igihugu kigera gitera imbere n'ubukungu bwabyo byigira hejuru bahimba ubundi buryo bita impapuro mpeshwamwenda cyangwa se bonds ni uburyo leta mugirana umuntu agirana cyangwa ikigo cy'imari gifite ayo mafaranga kigirana amasezerano na leta noneho ukajyana amafaranga yawe bakaguhereza ayo masezerano nizo mpapuro mpeshamwenda ni ukuvuga ngo iyo uhaye leta amafaranga leta ihita ayo mafaranga yawe noneho iyakoresha muri za gahunda zayo zo kubaka infrastructure n'ibindi nk'ibyo ngibyo noneho bivanye n'amasezerano mwagiranye n'inyungu baguhaye umuntu ashobora kwibaza ati se ko byose ari ahandi igihe cyo kwishyura kigera ni ukuvuga ngo mu bikorwa leta ikora mu gihe kiri kureba amafaranga izakwishyura kuko iyakwishyura ishyizeho n'inyungu ishyiraho akenshi ko aba ari ibikorwa remezo biba bizasora biba bizorohereza abacuruzi bamwe naho ngaho n'ubundi ayo mafaranga aba azagaruka ikindi leta buri gihe iba ishakisha ahantu igomba gukura amafaranga igomba kwishyura abo bantu noneho ishobora no kuzayacurika yakwishyura ariko iba yarazamuye standard ubukungu ku buryo noneho iyacuze nta kibazo gishobora kubaho urabona nk'ubu ngubu nk'ukuntu idolari riri kudusiga wibeshye ugacura andi mafaranga ryadusiga cyane kurutaho
so niyo mpamvu rero leta ibikora. Mu Rwanda rero bisa nk'ibyatangiye muri za 2007 n'umunani ngo byatangiye kuvugwa, ariko byashyushye cyane isoko ry'ivunja, nako isoko mpapuromeshwa menda zatangiye cyane kuba active muri za 2014, bagiye batanga iz'imyaka 10. Urugero witegereje u Rwanda ibikorwa leta yafinanshije mu mafaranga yavuye mu baturage, murabibona nibwo twagiye tugira za convention center, nibwo twagiye tugira imihanda, infrastructure zifatika, nibwo twatangiye ama projet aremereye cyane. So hamwe rero mu hantu havaye amafaranga ni mu baturage, ni ukuvuga iyo bakubwiye ngo wiyubakire igihugu ni muri ubwo buryo deja. So ibyo bintu rero ni byiza kuri leta, bifasha gufinansa ibikorwa remezo binini mega projects. Yego. So tekereza rero ushobora guhita wibaza ari nk'umuturage, ariko ni izihe mega project noneho tugiye gukora. So uyu munsi Emma Claudine arazindukira ku maradiyo avuga ati dufite ikibazo cya ambutiyaje zimeze nabi gutya na gutya. So bigaragara ko na ya mihanda twubakiwe itagihagije, tugomba kubaka indi rero, kandi wowe ntabwo bakubwira ngo uzana amafaranga ngo yakure mu mufuka wawe uwubake. Hahita hazaho nyine izo ngamba, cyane cyane mu bantu batuye mu mujyi wa Kigali. Transport babona ko ni ikibazo kimaze igihe buriya gisa nkaho kibaho buri mwaka, ni gake cyane wabona nk'inama y'umushyikirano ibaye ntibavuga ikibazo cya transport. Ubushize cyari umubare wa bisi, none niba zizana bwo zizagenda he, ubutaha kizaba imihanda. So umujyi wa Kigali rero ugomba kubaka imihanda, bisa naho kandi barayubatse imihanda mu by'ukuri irahari. Ubwo tugomba gutangira gutegereza za overfly ya mihanda yo hejuru, kugira ngo kuri ntabwo bakomeza kubaka imihanda imara ubutaka kandi n'abaturage bakeneye kubaho. Nubwo buryo bazabyubaka. Rwangombwa ngira ngo yarabivuze ubushize, iyo mihanda igomba kujyaho. Igihugu kiba cyarateje imbere ubukerarugendo, ni igihugu kigira abakigenderera benshi cyane. Ibyo ni ibintu bagomba gutekerezaho, ndetse n'amagari ya moshi bagomba kubizana kugira ngo boroshye public transport na private transport, abantu bagende neza. So ibyo bintu rero nta kundi kuntu, nta handi amafaranga agomba kuva. Hamwe mu hagomba kuva ni mu mpapuro mpeshwa mwenda. Nk'uko nyine iyo ubushize nayo leta yarabishyuye, twabivuze ko leta nyine iba igomba kubona amafaranga ifinansa mega projects, ntabwo ari guhemba abakozi ba leta. Ni mega ni ibikorwa remezo, izo za mariyuti, iyo mihanda, nyine ibintu bishobora kugaruza nayo mafaranga mu gihe runaka, igihe cyo kuzishyurwa kikazagera byaratangiye kubyara imisaruro. Hanyuma izi mpapuro umuntu yungukira bitandukanye n'ubundi nuko naguriza samu muri banki Rambere nkamuhene samu zanyungukira nayo. Ahubwo nk'umuturage n'ubundi mu busanzwe abafite uburyo acuruzamo amafaranga, leta iba yarakoze ziriya bonds mu buryo umuturage nyine ikintu kikwatracta kigatuma ari gukura amafaranga yawe muri business wari urimo ukajya mu zindi. Urugero amabanki, ibigo by'ubucuruzi, ariko ubu n'abantu ku giti cyabo bagomba kujyamo, bajya babigura. Ni ukuvuga ngo buriya iyo ufashe bond bikorohereza cyane ku buryo ushobora kubona inguzanyo, nawo aba ari umutungo kwa. Ni ikintu rero cy'ingenzi. Abantu tuvuge uramutse ufite bond ni nk'uko waba ufite inzu, ndetse ho haba hariho nk'umuntu wagurije leta, haba harimo baragufavoriza cyane. Ntago n'ubundi igihe ukeneye ya mafaranga n'ubundi wagurije leta haba hari ahandi wayakura. Ibyo bintu nibyo bikurura cyane abantu bagura izo bond. Wayakura he? Waragurije leta miliyoni 10, ni urugero ufite izo mpapuro, urashobora kugenda ukavuga ati ukajya muri banki ati nimungurize miliyoni 10, bati ngwatirihe, ukazana bond bakazigwatira. Hanyuma yunguka ate kugira ngo n'umuntu dukurikiye avuga ati wa mugari nanjye nzajya nguriza? Baba babishizeho buri ntago yunguka ku kigero kimwe, biterwa. Ubu ngubu nimba ari 6, 8 gutyo bakayaguha buri kwezi, kuko iyo babivuga baravuga ngo n'ubundi n'igihe nikigera ukumva ukeneye amafaranga yawe tuzayagusubiza, ariko n'ubundi tugende barayagusubiza, n'ubundi barabibara kwa igihe kigeze n'ubundi urayaka ukabona inyungu ukurikije igihe amafaranga yawe amazemo. Ntabwo ari inyungu ya buri kwezi, yaba ari ku mwaka. Ariko urumva no ku mwaka nabyo bayibara ku kwezi ndetse no kugera ku munsi. Okay.
hanyuma izi mpapuro mpeshamwenda hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati wenda leta iramutse ihindutse ibyo ni ibintu umuntu ashobora kwibaza. Ibyo ni ibintu abaturage nyine bibaza, ariko ikintu cyose ideni rya leta yafashe akaba ari abaturage, ari leta yarifata cyangwa se urugero hakaba ikintu leta igasenywa na system igasenywa, igihe cyose ufite ibihamya by'uko wagurije leta urishyura. Nk'ubu ngubu hari imyenda leta yashize yishyuye, no kuvuga ngo hari ibigo za RSSB kandi amafaranga yaribwe ajyanwa n'abakozi ariko bakora mu izina ry'icyo kintu bita leta, barishyura ututitaye ku makosa yabanje hambere. Ntabwo no kuvuga ngo kuguriza leta ntabwo ushobora guhomba, kabone n'ubwo iyo leta yasenywa system yindi yajyaho nayo ntabwo yapfa gufatisha uwo muturage, kuko system ijyayeho ariko ibikeneye wowe buri gihe kugira ngo ibashe kuba gukora. So bagomba kukumotivatinga, bagomba kukwishyura kukuriho. None se nko kuguriza leta nanjye bifitiye senka 50,000 byanjye nayiguriza, cyangwa izo mpapuro nizirebe abantu babakire. Hari igihe abantu babyumva bakavuga ati udafite nibura miliyoni 10 kuzamura tubwo ntacyo wakora, cyangwa se hakaba ari n'umuntu ufite 500,000 ati nanjye se unagenda nkagura. Oya, akenshi haba hariho restriction, barakubwira wenda ugasanga ni nk'imigabane n'ubundi ushobora kujya kuvuga ngo umugabane ugura 350, ariko ntabwo wagenda kugura umugabane umwe, baba bakubwira urahera ku gihumbi cyangwa ibihumbi bingahe. Igihe ugiye kugura nyine wegera abantu aba brokerage bakakwereka ayo ushobora gutangiriraho nayo ushobora kunguka igihe wafashe iyo decision, ariko ntabwo ugura umugabane umwe cyangwa ibiri. Oya, haba hariho ama restriction, kuko nanone tekereza byorohera management. Tekereza buri munyarwanda agiye kugura nk'umugabane, uburyo bwo kubasaranganya bihita biba akazi kanini. Niyo mpamvu bisaba ko, kandi izo mpapuro rega zirashira, nuba ngo leta yo ibitagetinza amafaranga. Hoya, nk'ubu ngubu bayishyizeho ku itariki 21 kuri 23 bihita birangira. Yego, n'amasaha 72. Yego, impamvu zishyira nuko leta ibonye amafaranga yashakaga. So rero ayo ngashaka kugwa n'ikigo kimwe cyangwa bibiri. Nabyo nuko bigura nk'abagura amasuka, kuko no opportunities igihugu kiba gihaye abaturage, kandi n'abaturage akaba bayihaye igihugu, barabitanguranwa cyane. Kandi ntabwo bigira periode, nk'ubu basora iby'imyaka, urugero ubu basohoye iby'imyaka 7. Yego, mo hagati no hagati hari impapuro ziba ziri official, hari n'izindi ziba zirimo nyine tutamenya kwa. Nk'ubu 2017 barishyuwinze, 2014 barishyuwinze, ariko ntago ari ibintu abantu bajyaga bavuga kera mu nkuru ngo abakire baguriza leta, you get. Yego. Ariko nyine ntago tuzi uburyo ariko uburyo bagurizwamo baguriza leta n'ubundi n'ubwo ngubwo. Ni bica mu mabonds. Ubwo nyine mise nibaza, hari nk'umuturage wumva ibintu ngo mpesha mwenda wenda nifitiye amafaranga hariya za Cyuvi Musanze, yarihingiye amatoni n'amatoni y'ibirayi agashyira ku isoko, ariko amafaranga akaba yiryamiye kuri banki. Umuturage ashobora kuba adasobanukiye ibyo bintu, akavuga ati niba mfite miliyoni enye se wenda n'urugero nzabigenze. Ibyo bintu byo nta manyanga ashobora kubamo, ku buryo ibi bigo byitwa ko bikomakomeye cyangwa aya mabanki yitwa ko akomakomeye ariyo yigurira ibyo bintu, opportunity nk'izo abaturage ntizitugereho. Urumva nyine biba bitangiye gusakuza, ibintu byose ubundi bitangira ari ubwiru. Urabizi amanyarwanda yabo ahantu hari agafaranga hazi ibiciro bita kwihugikana. Apana va kuri bya bindi bya pyramid scheme baza kuvuga ngo ngwino uzabona amafaranga. So ari mu busanzwe umuntu yabonye ahantu hari agafaranga biragoye kuba yakurabura. Biba ari ibintu bikomeye cyane. So ibyo bintu rero nabyo bibamo amadiro. Tekereza nawe, urumva nta bukangurambaga buba bwarabayeho, nta buryo leta yigeze inyuzamo ngo yigisha abantu nyine bibonera umugati. Urumva uretse nk'iki kiganiro twikoreye gutyo gusa, ariko hari n'abantu benshi batazi mu mpapuro mpeshamwenda ni ibiki, kandi bafite amafaranga. Abaturage ngira ngo uretse nk'iki kiganiro dukoze gutyo, ngira ngo ntabwo abantu benshi bazi ngo ibyo bintu bikorerwa he, bikorwa ryari, ubishaka nyura he, ibintu nk'ibyo. Urumva ni nacyo itangazamakuru riba rihari rihumura abantu, sibyo? Kandi rihwiture abo batanga izo mpapuro, cyangwa se si impapuro gusa n'andi mahirwe kwa. Hari amahirwe agenda aba, ariko ugasanga birareba nk'abantu bo mu mujyi.
ikindi n'abantu bafite ibifaranga binini yego urumva hari opportunity zibaho ntizigere ku baturarwanda muri rusange cyangwa se ku batuye isi muri rusange nka leta buri gihe cyose itanze opportunity yagakwiriye kubanza kwigisha before abantu kugira ngo abantu bose nyine bagire amahirwe twese ninde muntu utakwifuza gukorera igihugu se mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho umuturage akaba ari we udesida urebye rero kuri izo mpapuro zigurwa zigahita zindashiraho ako kanya bigaragara ko harimo inyungu sasa rero ahubwo ubutaha leta nizo gikenera amafaranga ni igitekerezo cyanjye bwite bagakwiriye kubanza kwigisha abantu bose bafite amafaranga bati hari amahirwe ariko nta mahirwe ntago ari abantu bose bafite amafaranga cyangwa abantu bose urumva noneho uwisangaho cyangwa se ushobora kuba wowe ufite papa wawe uyafite ariko watazi ibyo ari byo ariko bati reka muhugure tubone amafaranga ntibibe nyine ibintu navuga bya groupe runaka kuko impamvu nari nkoje ikibazo nk'icyo urumva nk'ubu kimina mbamo dushobora kuba twifitiye amafaranga twadepye kuri konti twakumva opportunity nk'iyo ngiyo tukayaterura tukagenda natwe tukagura izo mpapuro mpeshamwenda niyo mpamvu nyine n'amakoperative amwe n'amwe nazajya atora n'abayobozi akwiriye kujya atora abantu bafite ubumenyi ku by'ubukungu bashabutse kugira ngo nimba mwarashinze koperative runaka ishinzwe kwiteza imbere ari y'umuceri hari amafaranga mu depa y'amamiliyoni mugomba kuba mufite team economique nk'abantu bagamije kwiteza imbere nabo bahora bareba amahirwe buri gihe barashaka ni gake cyane azagusanga ahantu uri bakubaka board bakareba guverinoma itanga iki amasosiyete mpuzamahanga twayungukiraho iki uko nguko niko izo ubwo turi kurabura abantu bo mu makoperative n'abandi bantu yaba abanyonzi yaba abamotari ahantu hose wabitse ifaranga mugomba kujya mugira financial coaching mugomba kugira team ibishinzwe kugira ngo imitungo yabo nyine ikure birafasha cyane igihe ujya muri koperative ugasanga wasubiye inyuma aho gutera imbere ntujye ubibona ya urumva nk'iyo muri koperative urugero yo gutanga amafaranga ku kintu kibaho cy'ibimina usanga abaturage bafata ibimina mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ubwo ndakubwira ibyo nagiye mbona so noneho bakabavuga ngo tuzahakana aka mu kwa mbere duhundi mu kwa kabiri duhundi mu kwa gatatu bakabaha the same amount akenshi bari abantu barahomba iyo umuntu mwahaye amafaranga mu kwa mbere ntago abangana nawo mwahaye mu kwa 12 nubwo mwese mwaba bibumba 100 none se nimba umuntu yaraguze ibiri 10 by'umuceri akabigura ibyo bihumbi 100 mu kwa 12 ushobora kuzaba cyarayongereye nuba ngo wa wundi ufashe nyuma buri gihe ahita homba ukurikije ivunjisha uko rimeze nuko idolari rimeze ushobora kuba warajyanye umwana ku ishuri mu kwa mbere ngiye simbashe kumujyana mu kwa 12 warishyuye inzu mu kwa mbere noneho undi wo mu kwa 12 ntabashe kugira gute kwishyura niyo mpamvu abantu bakora ibimina nabyo ni ikintu bagomba kujya bigaho ubu ari kimina mbamo twebwe tudepa amafaranga twamara kugera mu ntaro runaka tukagura nk'ibibanza ahantu noneho uko tukigurishije buri munyamuryango akaba yahabwa amafaranga yego hayo mafaranga rero mwakakwiye kujya nk'ubwo habonye bonds nazo ni nk'ikibanza wagura noneho ukaba ukiguze na leta yego izo koperative zikwiriye kujya zishaka mbe nabo bantu ndetse na leta igashyiraho uburyo abantu bakabimenya reka wenda tuzagaruke ku mikorere y'ibimina n'impamvu yabyo n'umumaro bikwiye kuba bimara nayo makoperative tuyagaruke n'uwo byagize kuko hari ibimina bagiye bita amazina ngo ntibyatuneye kwa kwisonye ngenda byumva gutyo ibindi byateye abaturage stress aho kugira ngo bibateze imbere urebye nk'amakoperative y'abamotari rwose abamotari yo muganira barakubwira ukumva ntuzi iyo biva niyo bijya ahubwo nawe buriya nk'umuntu ujya ukora ubusesenguzi ukegeranya ibintu mu makuru ukwiriye kuza bavunguriraho ukurikije kuko leta iri mu bintu byateje imbere imikoranire bazana ibimina bazana amasako umwarimu sako sako zindi zisanzwe ariko sako yego ibintu nk'ibyo ariko usanga zimwe zarafeirinze abarimu birirwa barira ngo bahora mu madeni kandi umwarimu sako yaje kubateza imbere ariko iyo utunze mikoro umwarimu arakubwira ati reka bahora n'iki so ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo tuzabikora ibiganiro byihariye urakoze cyane hanyuma mbere yuko dukomeza reka tubwire abanyamakuru badukurikiye ko hari gahunda yo gutanga ibihembo ku banyamakuru bitwaye neza ni gahunda itegurwa n'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura ndetse na association y'abanyamakuru mu Rwanda yitwa ARG ibyo bihembo bizatangwa ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka
ubwo abanyamakuru bifuza gupiganwa muri ibi bihembo ni ukujya kuri wa@arg.org/rwa barangiza bagashyiramo inkuru bumva ishobora guhatana. Hazahembwa inkuru zikozwe kinyamwuga kandi zagize uruhare mu guhindura imibereho y'abaturage no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ubwo abanyamakuru nyabuneka mwifuza guhatana mugende muhatane. Oya nibahatane kandi nanjye mvugira abanyamakuru gato babagire babashire ku rwego rwo kubaha amafaranga. Nanjye nagiye mpabwa ibihembo byinshi cyane by'abanyamakuru. Ariko nyine ikibazo wabonye ibihembo ariko ntiwabonye amafaranga. Oya narayabonye. Nabonye amafaranga pe inshuro enye zose. Ndibuka ko hari n'igihe nigize nkora amamiliyoni menshi navugira hano kuri kamera, ariko ntabwo nkijyamo kubera ko yari umwanya wo guhana abakizamuka opportunity kugira ngo nabo bashininge mu mwuga, bagire motivation bareke gukora inkuru za fake, bagire motivation. Ubwo rero abanyamakuru mwifuza nyaboneka gupiganwa, go ahead. Yego. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC bagiye kongera gutanga ibihembo bihabwa abanyamakuru babaye indashyikirwa mu itangazamakuru Development Journalism Awards. Umuhango wo gutanga ibi bihembo uzabera kuri Kigali Conference and Exhibition Village kan Kigali ku mugoroba ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024. Abanyamakuru bifuza gupiganira ibi bihembo bajya kuri website ya ARG ariyo wa@arg.org/rwa ahari itangazo rivuga kuri ibi bihembo, bagakanda kuri link yateguwe bazakoresha mu gutanga inkuru mu irushanwa. Iki gikorwa kizasozwa ku itariki ya 23 Ukwakira 2024. Hazahembwa gusa inkuru zikozwe kinyamwuga kandi zagize icyo zihindura mu buzima bw'abantu n'iterambere ry'igihugu. Ku bindi bisobanuro wahamagara telefone igendanwa 0788 48 78 99. Uyu munsi hari abantu batuvuyemo kuko babuze amikoro yo kwivuza, abandi barimo kwitabaza inshuti kugira ngo babone uko bivuza. Aba bose ntabwo bagize amahirwe yo kumenya Vumi, isosiyete mpuzamahanga y'ubwishingizi bw'indwara yavukiye muri Amerika muri Texas ariko ikanagira icyicaro i Dubai. Yishingira indwara zose kandi ku isi yose. Icyo usabwa ni uguhitamo aho ushaka kwivuriza. Mu Rwanda Vumi ikorana n'ibitaro bikomeye nk'ibyitiriwe Umwami Faisal, Polyclinique du Carrefour n'ibindi. Ku bantu bakunda gukorera ingendo mu mahanga, ibyo guhangayikishwa n'ubwishingizi bw'indwara bikwiye kurangirira ahangaha, kubera ko Vumi itanga ubwishingizi buvuza abantu mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, Ubuhindi, Canada, Uburayi n'ahandi. Iyo uguze ubwishingizi bwo kwivuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uba wemerewe kwivuriza ku isi yose. Iyo wishingiwe muri Vumi uvurwa indwara zose kugera ku guhabwa insimburangingo. Ibigo by'abikorera n'inzego zikoresha abantu benshi, icyo musabwa no guhitamo Vumi, ubundi ugakoza urutoki ku ikarita y'isi ugahitamo igihugu ushaka kwivurizamo. Ibyangombwa si ikibazo kubera ko ufite ubwishingizi hafashwa gushaka visa. Mu Rwanda Vumi ikorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000. Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 83 49 42 96. Sam, reka tugaruke ku nkuru zirebana na Brics. Yego. Brics iri ni rya tsinda rihagarariwe na biriya bihugu bitanu, harya ngo rizahindura izina. Bishobora kwitwa Brics Plus, ku buryo kongeraho izina rya buri gihugu byazaba ibintu birebire. Ahubwo buriya ubungubu ngira ngo ni na Brics Plus. Ubushize yabereye muri Afurika y'Epfo ikibanda cyane ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya mu gihugu kinyamuryango kandi kinini, ariko iyo ubungubu iribanda ku bukungu, gucuruzanya hagati y'ibihugu bigize, gukuraho amakimbirane n'ibihugu bigize Brics. Bimwe muri byo biba bifitanye amakimbirane nk'urugero Arabia Saudite na Iran, biri mu bihugu bigize Brics ariko bifitanye amakimbirane hagati yabyo. Bazonongerera imbaraga banke yabo kugira ngo bakomeze gukorana na biriya bigo by'imari byo mu burengerazuba birimo IMF na banke y'isi. Sam, iyi nama ya Brics mu by'ukuri ije mu kihe gihe, hanyuma ije gukemura iki uko uyireba mbere yuko tujya kuri izi ngingo zayo? Ubundi Brics ni nka nyifata nk'umusozi w'ubuhungiro. Abantu bigeze basoma Bibiliya, ari Imana yajyaga yajyaga ishyiraho urukiko, abaturage bagatura ku misozi runaka ariko igasigaza imisozi bitaga iy'ubuhungiro, hakaba ari iy'umutambyi. Iyo umuntu rero yakoraga icyaha akica nk'umuntu cyangwa se agakora ikindi cyaha kitatuma ahita ajya muri sosiyete, cyangwa se agiyeyo umuhozi yamumerera nabi cyangwa se yagiriye nabi, yahitaga yirukanka vuba vuba akajya kuri uwo musozi w'ubuhungiro. So iyo wawugeragaho uwazaga gukurikiye ntabwo nawe yabaga yemerewe kuzonga, wabaga nyine uhunze ukabura aho ngaho utekanye. Ukazahava akenshi umutambyi apfuye,
himye undi ubwo ubushoboka noneho kugenda nta kibazo gihari cyangwa se nyuma y'imyaka runaka ibyaha wabyejejweho. So Brics rero ni umusozi w'ubuhungiro ku bantu bagiye bagirana ibibazo na West cyangwa se na Amerika babishaka cyangwa se batabishaka. Ibyo rero ni ibintu byagiye bifasha ibihugu mu guhangana n'ibihano, kandi mu by'ukuri isi yari ifite icyugazi cy'uko yari imeze nk'abantu batuye mu rugo rumwe rw'umuntu umwe, ariwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikagira abana bayo b'imfura abongereza, hanyuma ikagira n'abuzukuruza, ikagira n'abana yadawuse b'ibirara. Hari ikiganiro bigeze gukora rimwe bari kuvuga ati isi iramutse ibaye ari ishuri ninde chef de classe umunyeshuri wiyenza igira rero ibisiribo yagiye ibyara ku ruhande ntibumvikana cyangwa se barakuze buri iyo byaye mwana agakura agenda agira imitekerereze ishobora gutandukana n'iyawe ku ngingo zimwe na zimwe. Rero Brics nayo imeze uko nguko, buri gihe igenda igira inama yo kwiga ni gute twakwikura inongoyi. Biriya bihugu rega byose bimeze nk'ibikolonijwe. Buri ibintu ibihugu byose biri muri Brics navuga ko aribwo nabyo bitagiye gushaka ubwigenge. So kera n'abantu baziga amateka bashobora kuzavuga Brics nk'ikintu cyaje bazafata nka ba Putin na ba Ping nk'abantu ahubwo bayoboye ubwigenge bw'ibihugu ukurikije uko bimeze. So rero ibihugu bya Brics ni ibihugu bifitanye ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bya politiki bishingiye bidahuraza n'ibyo mu burengerazuba bw'isi. Icya mbere, uburengerazuba bw'isi ni igihugu gishaka reka tubifate nk'igihugu, ni igice kimwe cy'isi gishaka ko abantu bose bitwara mu buryo bumva bitekerezamo, yaba mu bukungu, mu misengere, urumva mu myemerere, ndetse niyo badukanya agaco akantu kabo urugero bafasha ubutinganyi, noneho barashaka no kubwinjiza n'undi no mu bandi bantu. Mu yindi si isigaye. Yego. Ntabwo tuvuze wenda ko ubutinganyi ari bubi kuba bukora, ariko n'ububi ku muntu ushaka kubishyiramo ku ngufu. Noneho ntabwo bakorohera. So ibyo bihugu rero bisa nkaho bibona ko bikomeye cyane. Hari ibyo wakwemera watorera, systeme zabo z'ubukungu ushobora kuzitorera, iterambere ryabo waritorera, imihanda, ariko ibintu biri critère by'imico ni ibintu bibi cyane. Ni ibintu bifite ikintu bitwaye kwa. Cyane cyane mu mimerere y'umuntu. So ibyo bintu rero ntabwo bikunda. So ibyo bihugu rero byakoze itsinda baryita Brics, bagiye bafata igihugu hafi ya buri mugabane w'isi gifite ubukungu buteye imbere mu buryo bwa production, apana mu buryo buri finance, ariko mu gihe babishatse bari kwigrupa mu kindi kigrupe cyari cyarafashe isi imbere. So uburyo rero bwo kukivamo bisaba ngo bahuze imbaraga. Ni ibihugu bifite imbaraga kwa. Rero ubushize nayo yigize nk'umupolisi w'isi, niko navuga Brics ihora ifite ijambo, kuko nk'ubwo bifite ibihugu bibiri biba muri UN Security Council. Ni ijambo rikomeye n'Ubushinwa. Ubu bari gushaka ko hajyamo na Afurika, ntabwo hazajyamo igihugu cya Afurika, ahubwo barashaka ko Afurika ijyamo. Rero abanyaburayi bafite ukuntu bateka imitwe, bagafata wenda nko muri ibihugu byabo byose nk'Ubufaransa bukaza, ariko bakazongeraho n'ikindi kintu bita euro, nacyo kikaba ari nk'igihugu cy'icyuka, ariko ni ijwi ryabo ahantu kiri. Sinzi nimba ibyo bintu bizi. So rero Brics ubushize yarabaye iyo nama yabereye muri Afurika y'Epfo, barabizi, ubwo Putin yananirwaga kujyayo kubera impapuro zamushyiriweho zo kumuta muri yombi, hanyuma Afurika y'Epfo ikavuga ko itata muri yombi Putin, kandi kuko nta gihugu gifunguye gifite ubushobozi, ariko nanone kubera inyungu z'imikoranire n'ibindi bihugu no kwanga rwaserera no byakora kuri Ramaphosa, avuga ati byiza no ko yayitabira akoresheje iyakure. Yego. Hari ibihugu cyo gihe bitandatu ngira ngo byemerewe kwinjiramo. Inama yabaye mu kwa 8 byemererwa kuzinjiramo mu kwa 2. Yego. Ni ibihugu birimo Argentina, Egypt, Iran, Ethiopia, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yego. Hagati aho ariko Javier Milei yakuyemo Argentine. Yego. Uriya mu perezida mushya. Yego. Ariko nawe ntabwo bizamugwa amahoro kuko yananiwe kuzura ubukungu, kandi ibyo bintu ntabwo abaturage babeshyesha inshuro nyinshi. So rero ubwo Brics ubushize yigaga ku kibazo cyane cya Ukraine, ndetse n'akavuyo n'imiryango mpuzamahanga iteza akavuyo cyane nayo, kuko bimaze kumenyekana ko ibyo bintu bitwa imiryango mpuzamahanga n'ubundi birangira ari bya bihugu n'ubundi biyikoresha. Ni nk'uko bakubwira ngo
mumanika akaboko buri muntu wese afite ijwi rimwe wowe ugahitamo kumanika amaboko abiri bakaba bakubara nk'amajwi abiri kandi n'ubundi ukiri umuntu umwe ni amanyanga rero akoreshwa. So kuri uyu ngubu rero Brics iziga noneho ku bukungu. Icya mbere iziga ku bukungu nuko intambara bigagaho ubushize ubu ngubu isa n'iyarangiye ntabwo babitubwira. Ikindi barigurishije kuko Uburusiya ntibuzahomba ndetse n'abantu bo muri West nabo ntabwo bazahomba. Icyo kintu abantu bagomba kucyumva neza kucyandastandinga ko aho inzovu zirwaniye ibyatsi bigomba kuhatesekera. Iyo uvuze ngo barayigurishije uvuze bande no kuvuga ngo Amerika yashatse kugusha Uburusiya urumva ariko birayinanira. Ariko Amerika ikaba ari igihugu kidahomba kabisa ukurikije n'ubucuruzi n'abahanga cyane mu by'ubucuruzi. Uburusiya nabwo bwarangije kwicara ku ntebe utapfa kuyikuraho utapfa gukuraho Uburusiya. So no kuvuga ngo rero ukunguko bumeze no kuna Amerika imeze Ukraine izatakaza ibi bice byose. Ukraine izatakaza ibice byayo ndetse na Amerika izajyana bunyago ikindi gice cya Ukraine kizaba gisigaye bakibeshye kari kukijyana muri Otan kugira ngo kibone garanti z'umutekano wacyo. Ariko Ukraine yo ntabwo izongera kubaho ari igihugu kiri sovereignty. Ubu ngubu ntabwo byakunda. Niyo mpamvu ibiganiro byose barashaka guhagarika intambara ariko ntago biriya bice bizaba iby'Uburusiya n'ibisigaye nabyo bizajya muri Otan. Icyo kintu cyo bazacyumvikanaho. So rero bizaba bigaragaye ko Uburusiya burya ari igihugu gifite imbaraga Otan nta kintu yagikoraho kuko Ukraine yari nk'umunwa w'imbunda ariko intwaro zose zari za Ukraine zari z'Uburusiya. Buri Uburusiya babonye kare ko n'ikindi gihugu bakwataka burya Otan itagukiza. Ni ibintu rero ibihugu byose bizahita bitangira kudutaho. So rero no kuvuga ngo Brics y'ubu ngubu iziga uburyo noneho igomba kurangiza amakimbirane ari hagati yabo kugira ngo babashe gukomera hagati y'ibihugu bigize muri yo. Yego. Ateye ubwoba cyane rero nayo Ubushinwa n'Ubuhinde burya. Kuvuga ngo bafite imipaka n'ibiki kandi Ubuhinde ntibushobora gutakaza Uburusiya kandi Uburusiya nabwo ntibushobora gutakaza Ubushinwa. So ikintu kiriho rero uwatakara aho ngaho hose yabahombye completely. Tugaruka gato ku Bushinwa n'Ubuhinde. Bapfa iki kimeze gite? Bapfa imipaka kenshi na influence nuko waba uturanye n'umuntu ukabona ari gukira wowe ntukira buriya atatangira gukereya. Abahinde bafite ukuntu basigayemo gakeya ariko n'ubu nabo bari kuzamuka. Rero Abahinde Amerika nk'uko isanzwe ishaka gukoresha Abahinde mu kudestroying Ubushinwa. Ariko Abahinde nabo kandi urumva umuturanyi wawe mufitanye ibibazo akenshi iyo mutabashije kwiyunga ngo musasa inzobe. Abahinde icyo kintu ntabwo bahita bagikora direct kuko bazi ko bashobora yego kubifashisha mu gusenya Ubushinwa hanyuma ariko ntibanabushobore kuko Ubushinwa ni igihugu gikomeye kandi Uburusiya bushaka kubakinga Ubushinwa bigatuma iyo ntambara Ubuhinde bushaka kwishoramo yaba y'ubukungu cyangwa idashobora kuyitsinda. Mu gihe yatsindwa rero bayitsindana na sebuja noneho bakayipfukamisha. Akaba ariyo mpamvu rero kandi Ubuhinde nabwo buracyabona West nk'ifite imbaraga ntabwo bwahita bujya ku Bushinwa direct kuko Ubushinwa cya mbere busa nkaho aribwo buyoboye buri Brics mu buryo bw'ubukungu. Ubuhinde busa naho nta kintu cya danje ushobora kuzana ku meza gihite kiruta iby'ibindi bihugu kuko Ubuhinde burindwa n'imbunda z'Abarusiya. So ubukungu bw'Ubuhinde yego bwarazamutse buranazamuka cyane ariko ntabwo buzamuka nk'ubw'Ubushinwa. So no kuvuga ngo mu nguni zose Ubuhinde bushobora kuza kuri second class. Urumva? So rero ubwo nabwo ntabwo bushobora kwita buvuga ngo nabwo kandi Ubuhinde ni igihugu gikomeye cyane. Abahinde bateje imbere Amerika bateje imbere Canada aho ngaho ni community nini ikomeye ku isi yose yaruriye mu by'ubucuruzi. Nayo si igihugu upfukamisha gutyo. Nuba niyo mpamvu cyahishemo gutera ikarita ya netre. Nanone nticyajya ku Bushinwa ngo Ubushinwa bugikandagire. Ni umwana mukuru utakwadabuta. Nabyo ni ikibazo. So rero ubwo baragira ngo bakure mu nzira ibibazo babigira nabyo imipaka n'iby'ubucuruzi hanyuma bakurane noneho nk'abangana. Ariko ikibazo kirahari buri groupe yose buri nzu cyose zikerera umwami. Buriya Brics icyo kintu kizakigonga igomba kuzashyiraho inkiko zifatika. Fata Brics ivuga iravuga ngo twebwe buri munyamuryango angana n'undi ati buri wese iby'Ubushinwa bwavuga n'ibyo Afurika y'Epfo yavuga gutyo. Ariko iyo nuza iyo turufu kumva nanone ntabwo ishoboka. Iyo turufu ntabwo ishoboka mu biremwa muntu. Iteza akavuyo cyane. Nuvuga ngo ikiriho iyo umuntu umubwira ngo umurushijwe uramureka. Noneho we ugakora cyane ku buryo we abona nubwo mungana ariko ajya kubwira lituraga ariko ukabona ko bubeshya ko buruta. Niyo mpamvu Ubushinwa nko muri bank bashinze muri 2015
abashinwa bashyizemo hafi 80% y'amafaranga barayifinansa abandi bagenda bashyiramo turungurungu so nubwo bakubwira ngo murangana ariko urareba ibikorwa ko ukabona mutangana so bisa nkaho aribwo buryo ariyo magambo bazakoresha rero iyo akomeje kukuruta cyane birangira yanagutegeka rwose ukanabyemera. Urabona se bazashobora gukemura ayo makimbirane ku buryo azanakemura Arabia Saudite na Iran kuko nayo yarakomeje amakimbirane ya Arabia Saudite na Iran akenshi ashingiye nayo kuri arasa nayo Ubuhinde n'Ubushinwa nayo ninde ugenzura n'abashia n'abasuni ariko ikintu cyo gutuma bera bihugu byihuza icyambere nuko nka Arabia Saudite yasanze abajiji yasanze abanyamerika ariko ntabwo byakoroha kwivanga n'abanyamerika kurushwa byakoroha kumvikana n'umuntu baturanye kandi bashobora kugira ibi n'abaperesi bashobora kugira ibintu bike bahuriraho. Ikindi gihugu cya Palestine gisa n'ikibahuje buriya abantu abanyapalestine ngira ngo n'abashia ngira ngo yego n'abashia urumva mu gihe iyindi mitwe ni y'abasuni buriya imitwe yose ifinanswa na Iran. Buriya Iran ni igihugu ntimukazajye mubona kigirana ibibazo na biriya bihugu nuko ari cyo gihugu gikomeye hariya mu by'igisirikare kandi cyananze kugendera ku matware yabo mu burengerazuba cyanze gupfukamishwa buriya mu rugo ikimasa kirimo nicyo kivuga no kuvuga ngo muri biriya bihugu byose byarapfukamishijwe nta gisirikare bifite birindwa n'imbunda z'abandi n'amasezerano atabaho buriya guhora bagenda kuri Iran nuko bayizi ko ari cyo gihugu cyonyine gisigayemo hariya kigifite amatware yacyo yemeye rero gusponsoriza abayisilamu b'abapalestiniye bo muri Gaza kandi buriya ntabwo bahuza imyemerere n'abanya-Iran. Iran ihuza imyemerere n'abahutis na Hezbollah ariko abariya Hamas ihuza imyemerere n'Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu ariko yemera kubafinansa Iran yemeye kubafinansa urumva yarenze ibyo bintu by'imyemerere so mu mitekerereze yayo ivuga ati oya turabavandimwe nubwo tudahuje bino bintu ariko turi abavandimwe yemera gufinansa Hamas ni ikintu gikomeye buri gihe kizana Iran izifite ijambo kuri iriya mitwe kandi bariya barabo bandi nabo bashyigikira Hamas kubera bafite imyezerere imwe so bivuze ngo Iran barangiye gutera iturufu yuko ishobora kuba chef hariya muri karere yego so izaba chef rero cyane mu bintu bijyanye na diplomasi buriya ukuntu bakemura ibibazo ushyiramo imiyaga hamwe ahandi ukaporoshya so noneho rero nka Arabia Saudite nayo ibifite akaruhuko bati oya utanwaza inkoni y'icyuma rimwe ukaregeza ariko ni ibintu byigaragaza ko Iran hariya mu by'ubukungu kuba n'abayifatira ibihano igakomeza igasurvivinga kubona igira technology iteye ubwoba kuri uru rwego baba bizi ko icyo gihugu kizayiruta no kuvuga ngo aya makimbirane cyambere uyahigiye cyo kuyakemura ntabwo ari ibintu ushaka gukemura direct hanyuma uko umukuru inkuru muri zo irimenya zirabwirana zikaba atari kuri ari mukuru mujye mumureka agira ikintu avuga yego hanyuma tugaruka kuri iyo banki yabo wari ukomeje mu kanya bashinze 2015 iyi banki ni banki izaba iteye ite ni banki itazaba ifite condition za IMF na za World Bank isi iyi banki ntishobora kuzayita ikuraho ibi bigega twari dusanzwe tuzi afite ibi bigega ni isi y'akaduruvayo nabyo bizagumaho ahubwo ibihugu bizajya biprofitiramo ko noneho bagiye kujya batangura mu kudutera inkunga ikindi tuba dufite amahitamo yabo dushobora gukorana nabo inyungu zabo zari ziri hejuru ubutaha bagomba kuzajya bazigabanya kuko tuzaba dufite ahandi twaguza noneho ikindi abantu bazi nk'ubiri ya dedolarisation ni ugukuraho idolari muri systeme zabo bakajya bacuruzanya hagati yabo n'amafaranga y'ibihugu so harimo ikintu cy'amanyanga iyo bavuze ngo amafaranga y'ibihugu ni ukuvuga ngo igihugu cyo kizajya kigutegeka amafaranga ukishyiramo bitewe n'ibyo wowe ushaka bigaragara ko Ubushinwa iyo wani ryabo rishobora kuzahita rizamuka kuko nibo ba big suppliers b'ibyo bihugu ariko ntibazagushyiraho itegeko ngo urakoresha ibi oya ahubwo bazakubwira ngo uratwishyura muri ayi so rero iyo banki izabafasha kugira ihuriro bazashyiraho nyine n'inkiko buri bihugu biramburana ni kimwe n'abantu ibibazo ugirana n'abantu n'ibihugu bigirana n'ibindi hanyuma bajye babasha iyo banki izabafasha nyine muri organisation ya finance kugira ngo nta gihugu kizaba kiri muri Brics kizajya cyishyura ikindi cyo muri Brics bakoresheje amadolari cyangwa amayero cyangwa amapound Sam reka dusoze iyi nama ya Brics irasiga iki irasiga bagize stabilité urumva ibyabayeho ubushize ntabwo bizongera kubaho uretse ko numvise ko perezida wa Brazil yaravunitse ntabwo azaba hari
ibihugu nk'Ubushinwa cyane cyane muri Middle East bagomba kumvikana uburyo kira kibazo cya Palestina bagomba kukirangiza kandi abantu bagifite mu minwe na Arabia Saudite na Iran. Ibyo bihugu nimara kumvikana abandi barabu bazayoboka. Yego. Ya, reka dusoreza ahangaha ni inama ya 16 ya Brics twagarukagaho. Iyi nama ya Brics irimo kuba yatangiye ku itariki 22 izarangira ku itariki 24 n'uyu munsi ubwo iri burangire. Ya, reka tugushimire cyane Sam, wakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka hazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, ULK. Iyi kaminuza twese turayizi. Gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo ari mu burezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute program itanga amasomo arimo electrical technology, electrical and telecommunication, construction technology na land surveying engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara kuri 07 88 30 40 86 cyangwa 07 88 30 41 73 cyangwa 07 88 30 40 83. Mwanasura urubuga rwa internet wa